sengusuka namwe ati Imana tukorera ni yihe ndamubwira ngo ukizamu kuri yasiya ruwawe urumva telefone y'umugisha ukigera he kuri sengusubize akigera kuri sengusubize umuntu aramamagara ati sheri wanjye wanyemerera ubundi tugapanga Zaburi ya mbere.
Ugeni b'Imana dufashwa mu izina. 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 Hallelujah. Hallelujah. Pata Yesu. Umushe Yesu. Tuje na wewe. Umushe Yesu na kuzo Yesu. Wewe Muslimani kwa chizina mu izina rya Yesu. Ubale wa chizina mu izina rya Yesu. Ubale wa chizina mu izina rya Yesu. Ubale wa chizina mu izina rya Yesu. Haina kususumwe. Haina Muslimani kwa chizina. Wewe Muslimani kwa chizina. Wewe Muslimani kwa chizina. Wewe Muslimani kwa chizina.
wicaye umubwire ibyawe bwira Yesu ibyawe bwira Yesu ibyawe bwira Yesu Yesu none nibwo buhanga bwawe bw'ejo ibibazo ufite nibwo buhanga bwawe bw'ejo amarira dushimira abana bacu bazaba ku mashuri neza dushimira abana bacu bagenda biga ko bazaza neza dushimira abantu kuko mu muhanda kandi ngo ariko byari bimeze ariko dushimire kubikuyeho dushimire ko abana bacu bazaba bajya kurya no kunywa ugiye gutanga umugisha mu ngo zacu ugiye gutanga akazi mu byo abantu bakora ugiye gutanga amahoro mu byo abantu bakora ugiye kuzamura tugushimire Gaburiyeli igitangaza kandi tweretse cyo kwipema ikuyemo akaba yizanye ibyo turabimushimiye kandi n'abana batsinzwe ariko kubwo imbaraga zawe no gukora kwawe akaba yikuyemo dusengeye nanone umusha wawe ubasha kuganisha ibyo musubize niyongere yakimbaraga zidasanzwe musuze amavuta musuze umwuka wera wese uri byiza ariko bikiri musuze kandi bafite byinshi akeneye n'ubasha kumuha ibijyanye n'umubiri ibitungo mu kigo ibitungo muri
Imana ishimwe ko twashyize rero abashyitsi turabakiriye namwe mwabashyitsi kandi mwabukiye ngiye kurangarya niba ibi ntabwo kumera gupima no gupima n'uyu mwana urwaye reka nigire gusenga icyo Imana ituma bitero bito Mana nakubonye ibintu byose bagiye gukora n'ibindi byakunanira nta nubwo bafite please ni wowe uzayo nta nubwo bafite kandi ushyira hamwe mbere utari ukayitegeka gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro cya gatatu yasenga n'iki umwete gusengana Eliya ari umuntu Imana itamuganirisha ategeka imvura igira gutya irahagarara Imana iri gusengera umwete nawe mbega nta gihe cyo gucika intege Imana iri gusengera umwete Imana iri gusengera iki ikindi cy'Imana turabure kwizera utangire uve mu cyumba cya mbere icyumba cy'amaganya icyumba cy'agahinda icyumba cyo kwiheba icyumba cyo kuba gupfuye icyumba cyo kumva ko nawe bitazashoboka icyo cyumba winjira mu cyumba cy'Imana ubwate ugenda turi kumwe nikata mu kibone muri kumwe nikata mu kibone muri kumwe atashaka hano ku mwanya w'Imana akibuka akagenda kwicara n'Imana Imana irakora yabaye munyirengagize yajya muri cyaka mu Imana yagize ati hano urashaka iki Imana ikwikize mu cyumba cyaho aha niho Mana mvuganira nawe aha niho Mana mvuganira aha niho Mana mvuganira nawe ujya gusenga Yeah.
twasinye twiherera twaje kwihererana n'Imana. Amen, haleluya. Aravuze ngo nimureke ibyifuzwa n'ab'isi ahubwo nimushaka ibyahishwa abanyabwenge. Amen, haleluya. Kandi inzira iruhije bagenzi, inzira watangiye iraruhije, inzira watangiye ntabwo yoroshye, inzira watangiye ntabwo ari iyo gukiniramo, inzira watangiye si ukugendera ku by'abandi ahubwo ni ukwihagararamo neza. Aravuga ngo nimureke umutima utera imbaraga mumwe n'amazi y'ubugingo. Amen, haleluya. Imana yacu nishimye. Iyi ndirimbo nayisobanuraho byinshi bya Mwuka Wera, ariko ndakubwira ngo guma mu mwanya wo gusenga, ugume mu mwanya wo kwizera, kandi Imana ikomeze ibane nawe. Reka dusenge Imana. Uwera wa Isirayeli, uri data, urera urakiranuka, tayazimene fweseraya netayisansomene egoya, uri Imana ikiranuka, nene kutayasifa, uri Imana y'inyembaraga, netayimenye fwesegoya. Witwa ndiho jene fwesika, kubarurikirane umunsi wa none ni kuri, n'abakubanje n'anuza guheruka, uri Imana inetaye, data data, uruwera uruwera, uri Jehova Rafa, ayiwe Yesu Kristo mwana w'Imana, ayiwe Yesu Kristo, baba baba baba, uri umukozi w'umuhanga, uri Jehova Yesu, inetaye sansu, Domine de Shah, Domine Yasir, Rome Elias, Radonai, Rata Yesu Kristo, cyubahiro ni cyawe gikwiriye, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirihimbazwe, uri umwami w'abami, uri umutegeka wa byose, uri intwari ku rugamba, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba, uri ubwugamo bw'umuga, uri Imana yacu bwite, Imana idahinduka, Emeta ya bine fayasiyegeye, Arata ya zimene sansoma. Yewe Yesu we, uri rehemu, tayazine fayasire, uri umugongo mugari, zobere de sansoma, izu Yesu wera, lakutaya bine fo, lakutaya sire, Rome Elias, uri ibibero byiza, bikikiye abakiranutsi, Emeta ya bene kuba, leta fayasire, yewe data mwiza, lakutaya sire, Rome Elias, ayiwe Yesu we, lada baya baya da. Data mwiza, nyiriga w'Imana, uradonai, enegaba, tayazimine, nefoyasire, Rome Elias, totayasika, ibiganza byiza, bigaba umugisha, rezebrayo, tayine Elias, nefoyasire, Rome etaye, etaye sansoma, atwedesire, atinene kutawa, atinene foyasika, atino wite, zobere de shayne, nokitaya bine, atinene taya, atini Imana, zobere gita, zobere yasire, irebe yasika, irebe yasire, ije kubana nawe, nina kutaya, zobere sansoma, irebe yasire, nina kutaya, zobere kuba, manije kuba. Irebe yasire, nimanije kubaka, tayazimene fo, ina kutaya sire, Rome Elias, nina wayakuta, nina yasire, nimana yurutse, jene fayasire. Rata zobene kitayi bine fo, nina wayasika, nina yasire, nimana irimaso, zobere de saso, nina wayasika, nimana ije kwikorera, tazimene fo, nimana izanye agakiza, zobere de Renato yasire, tayazimine zemene kutaya, ene sansoma, nene yasire, nawayitambika, yaharutse. Ewe yasire gaya, nene yasire grome, nawayisubiza inyuma, tayazimine fo, yamaze gutambuka, ene tayibine, shayine Elias, Imana ivugana n'umusha. Ene yakitaya, zomene yasire grome, Imana ihetse ku mugongo, tazimine kuwaya, ene tayisansoma, Imana imanuye umutaka, ene yasire
ati nive yasikadotaya nabizabarunguruka zobre de sansuma igihe niki nivo yasire ene kutaya shaine eniyase ukaba Uwiteka zobre de taya irebe yasire iramanutse muri korari zobe nefu shaine eniyase ene kutaya renevo yasire irebe yasire yubatse umurimo tobe nefu ibyo mwitirana zobre de sire ene kutaya iyo byikoreye irasebeya irebe yasire hari igisobanuro bitariswe reba zopiniwa hari bitari bisobanutse irabisobanuye irebe yasire shaine ene kuba tayimene yasire ihagurukiye umurimo wayo anetaya mu banyamasengesho irebe yasire ibagisemo ene kitayimene tayimene yasire ene kuba yasire irebe yasire iravugana dotaya ene sene n'amabwiriza Namushimiye
kubahoza amarira kuko umuhoza w'amarira urakoze ko wumvise gusenga n'iteka ryose amen haleluya amen bwira mugenzi wawe ngo Imana izakora batabishaka Imana izakora batabishaka Imana ihabwa icyubahiro ko ntabajyana bataziranye nitwa Ntihinyurwa Isaac Ntihinyurwa Isaac izina Ntihinyurwa ryaje mu kaga Isayi riza mu kaga turikuriyemo turigiremo imyaka 40 Imana ihabwa icyubahiro Rata murebye nsa nk'utarose ariko ndabona amahoro nsa nk'utazi ibere rya nyina ariko turabona Imana ibonye ko bidashoboka igishyira data izina mu mutwe n'abango Ntihinyurwa Imana Ntihinyurwa kuba kamakanza Imana Ntihinyurwa kuba karimo gaseka Imana Ntihinyurwa kuba karimo kagaragaza isura y'abantu no kubaho kazabaho we Irangije aravuga ngo nta ijambo agomba kunyita areba mu bitabo byose byanditswe n'abagabo tuzamwita Isayi nitwa Isayi ishaka ubw'Uwiteka ariko mubaye iki mfite akanya gato tuzakomeza nimugirire icyizere mu kantu nzagaho niba muri ibi yavuze ngizi yaruhije n'imwitanya mutazananirwa mukigenda ariko birako izi yaruhije isukari cyangwa inani yaruhije umuceri w'igihumbi na magana yaruhije igitenge cya 12 yaruhije ariko ndashima Yesu uko bigenda bihinda ikubitaho ikinya akanya gatoya ariko ntanze ntashye ku mufasha wanjye yamwe n'igira imbere yanjye gutuza ubwoko bw'Imana cyane cyane tabarondoye n'abo nzi cya kintu cyanjye kiramaho ariko ndashima Imana ariko nimuza kungurira ndavuga n'amakuru mashya ijuru ry'Imana haleluya haleluya n'ahantu kuri Imana itangwa n'umuntu ntanahitana mugeze nta n'ubutayu budakurwaho nta n'izuba ritarenga nta mazi azakurana ijambo ryarabwiye muri muri cyita ntawe kizabatwara kuko bamufite mu buvu ngo bakabwiye ngo baramuterekere barabashuka impamvu ngo baramuterekere bikagufataho bikanagukomerera nuko nawe wabikomeje mu mutima umwe n'agapesi kumwegeka ariko ubundi tubaye iki iyi sambu tuyirimo ntabwo tuyirimo kugura amasenge kubw'imbabazi ziwe ntabwo tuzirimo kugura ntabwo kubw'imbabazi ziwe tuhahagaze atari uko umuryango wateranye ngo ujye uyu mwana akwiye kubaho arakubeshya ni kubw'imbabazi ze yaduhaye ni kubw'imbabazi kuko abantu ufashe ibere gutyo kugira ngo watere nka rubanda baragushuka buri wese agira amateka ye Imana ishimwe ariko Yesu ni umwami Yesu ni umwami bwira mugenzi wawe ngiye aturokoye kera urupfu rukomeye n'uyu munsi ndacyaturokoye abayobozi bavuga mutumwa iyo aturokoye kera urupfu rukomeye n'uyu munsi biracya
twabonye ibintu byinshi. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro. Ese uko mugira ngo umuntu ufite amateka n'abagiye ku rugamba gusaka rwanda mureke barokore musubye aho mwari mugeze ahubwo mukomereza aho Uwiteka agejeje. Musubye mugarukira aho mwari mugeze ahubwo muhera aho Uwiteka atagejeje. Reka kurebera Imana mu bizaza imbere hazaza, ahubwo uyirinde hafi, uyirebere mu byo yakoze cyane. Mageze ngo kubita n'umusaza ubwo mwe niba atuye arambwira ngo ufite umurimo w'amagana kandi wari ugiye kubona akazi kenshi. Mwana ngira vuba uhaguruke kwa mwana wanjye utaraserera nasuku. Aya magambo yanyibwiriye umusaza ariko aho mbitse imyenda nibagiye kuhababwira. Ni muri paruwasi ya Bwira mu mudugudu mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Hirya ngiyo vuga ati na Yesu yo umuzamu ararira abandi basinziriye asigaye atuye mu mwuka. Asigaye akingura bihe. Mfite umwanya wo kuzavuga Imana. Bavuga mutumwa ni akantu gato tukugenda dukora muri iyi minsi ya none. Dufite umwanya tuzaririmbira Imana, dufite umwanya tuzasenga tudasiba, nta kazi, nta mpamvu, nta minota, nta n'amasaha. Uwo mwanya wo uzamura yaratubwiye ngo ngiye kubategurira kugira ngo aho ni namwe muzabashe kubayo. Mu rugo rwa data yari amazu menshi iyo atabaye na mibaruye. Ibyo bituma n'ibyo imbere yanjye afite vewe utimubwira ngo ceceka muri iri kode mukodeshe. None murimo muraryana gusa kiriya cyetaje yubatse n'ikode, biriya ishuri yize n'ibyo kumutiza kano kana. Haleluya, mwe kwirata mwirata Uwiteka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana umuntu wese kwihangana umutima wawe bwite n'imvura. Ariko ndagira ngo niba ukunda unkunda Imana kandi muze kuza kunyanga kuko ndasigaramo n'akadeni kuko ndi hano ku isi yambaye umusobanuro. Ntabwo nzi igihe kandi ariko muzihangane ntimukazagorwe no kuvuga ngo turakora fundraising gasaza. Ini tayimu nabishaka umunsi umwe azampereza, Uwiteka azampereza umunsi. Sibya ndashima Yesu, ndashima Yesu. Uzaba ikote byavuye mu ishati. Iyi groupe yarashingiye ndayikunda cyane. Haleluya, haleluya. Data byanditse byaremeze k'ibigufa ubona bitari ibinyama. Ariko ndashima Yesu kuko nakandagiye kumuzana mbona ngo 90. Ndahagije ndisonzesha ubu njoro sanze havuye hejuru. Ariko ndimo ndashima Imana, ubu ndimo ndasenga ntazamera nka ba bagabo iki kibura agasanga kizaze iki gikapu cyangwa ariko Imana ihabwa icyubahiro.
kizanaza usigaye tugura ibirayi tutagiye gusabira ku bantu kizanaza amagabo kizaza zakwereka umukobwa wawe zamuza n'ingaruka zabazanira na madamu Mana ishimwe Mana yahabwa icyubahiro dushingiye ku miryango tuvukamo no kubaduha mikoro no kubera Imana urihangana kubera imibabaro myinshi useka ntabwo duseka cyane Haleluya ndashimira itaka dusekeje sibyo papa uhera atakubura umwana w'ahantu baragira ingurube bagenda bajya guhinga imisiri ayiwe wanigamo bakava ngo ceceka ayiwe wanajya n'ijambo bavuga ngo ntabwo ukwiye kuvuga ariko ndashima Yesu ko nanjye mu gihugu cy'u Rwanda ndahabagera nkagira ijambo nshobora nagiye kumva abantu bakuru cyane bateranye ngo izanye natahagera mbona nahageze haleluya ndashima Imana ko hari ibishobora kwicara wicaye batese hari umuntu n'umwe ushobora gufata perezida wa Afurika y'Epfo akaba yapima ibiryo ari burye atizayashobora kuhagera atanyura mu zatumye uraba cyangwa ntabwo haza atafata ku ntange iminota 30 n'ubutaha mwigejeje n'izindi mbere z'umuntu wajya kubona ukabona wicaye kuri aeroport i Kanombe bakaguha menu yo mu Cyongereza mu Gifaransa ukayisoma waravukaga kwa muheto warangiza guteka ukajya kuri bifi kavuga ngo welcome excessive ukamubwira ati karibu ngwinurire sabanyi no kugira ngo agere i Kigali n'uwo murandata ariko mwana kure mwagabanyije kwishyira hejuru mwagabanyije kwiyemera k'inyuma hari ingabo zamaze kubona ibitangaza zaguseba nimugabanye kwiyemera Uwiteka afite ingabo zitaraseba nimugabanye kwiyemera kuko Uwiteka ari hejuru ya byose nimugabanye kwiyemera kuko sisera n'ingabo ze bazatsindwa ese urakora wenda akubega isara urakora ku kwezi ati mumva bagi isara kuko ndi umurokore nimukanze mutazamuha kugira ngo tutazagunga cyane mukabona amafaranga ukabona icyo cy'umucyo kiratashye si Uwiteka waduciye n'abantu b'Imana ariko mwajya kwishyira nimureke kwishyira hejuru Uwiteka Imana ishimwe yanjye natari kigiye gushima ariko ibiraga mu cyaro ica gahunda kubera ko nzagaruka ndashima Imana ihabwa icyubahiro ariko nataburiya kubuze chicken wings chicken na musike wavuga kuri mwene kugira sika ngo gukora kushifinga wavuga kuri mwene chicken roast steak mwene Shiko fundi mu Kenya uri mwene mureke Imana itegeke bari mu ariko Imana mureke Imana itegeke mureke Imana ishingiro mureke Imana yibe twigire mu byanditswe tuzaga gutambuka ariko Imana yibe Imana yibe hapana kunezerwa
ukwiye kurira igiti cy'umuvumu nkajya kureba umwami Yesu. Umwami Yesu namaze kubona ko Zakariya yamugiriye neza cyane akabimenya, akwiye no kujya kugira neza Zakariya. Wari uzi ko Imana y'uko umuntu yagiye neza, yibuze ko yagiriye Zakariya neza, arakomeza aramushima, aravuga ngo nawe uriya Zakariya nawe ngiye kumutabara. Hari uburyo izina ryawe ryari rikamenyekana, hari uburyo muri Isiraheli ibendera ryazamuka, hari uburyo icyubahiro cy'Imana cyagaragara, hari uburyo ubutare bwakugwaho, hari uburyo abayobozi amahoro bayabona, hari uburyo abantu babona ibishoboka babona bishoboka, hari uburyo abantu bakucisha bugufi bakabona ko ari ibihe byose. Ngoranye njya gucumbika kwa Zakariya, reka gukamba nuko bakuneye, ahubwo rero n'isuzuma uhagararanye n'Imana. Ikibazo yari ibyawe ry'isi rihagaze gute? Turabisubiramo. Ugiye gusubira ijambo ry'Imana. Dufashwe cyane tugiye kwiga kugira ngo tube mu minota 20 twabwire Imana ngo twagarutse iwacu Imana. Twagarutse iwacu. Nari umukristo wa Puraje hariya hepfo, ariko ntazi ko nzandika mu gitabo cy'abakristo mu mujyi wa Kigali. Imana mwayinganye yewe data we numva muretse agasozi muri mugabane gake we aya makara yangaye urimo urareba yangaye uzoga bujya nuko nasara ubahani mwaye sigara barabahanze kubabwira ubutumwa se bazabwemera. Ni hahandi barabwanze n'abari mu nzu y'Imana nabo bamaze kubunera, kuko ubutumwa rero ngo bwisukuri, ubutumwa n'ubw'umuntu ku giti cye, ntabwo ari ubw'umuntu washangazi wawe. Bibiliya yarambwiye ngo buri muntu wese mu itorero aboneshejwe muri byo sigasarata. Ntabwo se umuntu ngo yavuze ngo mbabarira njye kubwira bene wacu batazava muri buri ngo yarangiza akababwira ngo bafite Mose n'intumwa n'abahanuzi n'abatumyeho nibatubona akazi kabo ngo nta n'ibyirebuzo icyakuzanye muri aya magope ucyitondere. Nikitagusiga ko kiragusiga umuriro. Imana ishimwe. Ibi bintu birakomeye. Nikitagusiga umugisha wawe gusiga umuriro. Imana nabonye ko ibi bigusiga umuriro. Hari igihe uzi ngo wakarabye wakeye wagera ahandi ibintu bikaguhira. Tumaze kubona abavuga ubutumwa bimaze guhindanya ni benshi. Tumaze kubona abapasitori bavuga ubutumwa byamaze guhindanya. Tumaze kubona abahanuzi byamaze guhindanya. Tumaze kubona abanyamasengesho byamaze guhindanya. Mwirinde ibintu bitabasiga, ahubwo bivuze bibasiga. Ibi bibasiga umuriro. Ibi bibasiga umuriro w'ikibazo. Bibasiga umuriro. Umugore ufite umuriro ntabwo ajya mu rugo rw'umushambagazi no mu cyaha, ahubwo aravuga ngo ngiye mu rugo rw'isi gutongana n'umugabo. Batangira kumuteta akavuga ati n'umuriro umuriro wo kwishipo. Batangira kumukoraho kwibera ati wowe n'umuriro ntukoreho. Ayiwe. Ariko iyo bamaze kubivu, bayitsura kuko usizi kuko ujisho rwo kureba imbere heza. Usizi kandi ukaba wayitsura semuhungu nawe yemara guseka avuga ati Imana ati cya kimwe nzakica cyangwa cya kigabo nzakica nzakugirira neza. Wajya kubacuruzaga ejo havuyeho 2, ejo havuyeho 3. Imana ngo ngira guhemukiye. Ejo bundi nigishije ijambo muri Dove rivuga ngo Uwiteka yagutabaye. Nta n'umuntu wakwitambika imbere y'ubwami. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishyirwe hejuru. Zari inkuru zategera uburyo bagambanye baracukura urwobo bashyiramo n'intare. Abantu bashyira intare mu rwobo ngo baragucuza ngo bazakwika barishuka.
ahubwo bazahamba n'abana babo bahambe n'inka zabo bahambe mu mahene yabo ariko umuyuda atahe kuza Esiteri yagira ngo twitangire hakiri kare abamama bagiye kureba abana babo Esiteri ibice bitatu Imana ishimwe mumfashe tubuze umwete bitewe n'uko nasaye wa musomyi yarangariye muri ntaturangare Esiteri gatatu sibyo se rata umurimo wose werekeje amaboko wo gukora n'iki gukora n'ubwibone mari umurimo ni mwiza anasubira turakura mu gihe tutamuvuze mu izina ntiyataye akazi siko se twataye akazi ariko ndashima Imana ubuse ndashima Imana ko naje kugira ngo mbashe kubona uko ujya ndashima Imana ko naje no kubona uzaho ujya n'ibifunguzo byabo mfite mahariye ndashima Imana ko naje kubera ko inzara yaguhije amahoro mbona kuko hari igihe twavuze ubutumwa tukajya gucumbikirwa n'abanyamujyi n'abasambanyi ngo tubone aho turamuka kabiri muri uwo mujyi wa Rwamagana tugasanga bararanye n'indaya tumaze iminsi Samatare ariko uyu munsi twagera ku buri tugasanga bagushashe mu rugo ariko Imana yacu ntayiha icyubahiro n'abagabo mwambaye mukayiha Imana icyubahiro iyo usanze baramurera ushuka ku buriri itari ukubera Imana nigashaka be n'agasanga n'akamatara k'agasanga kuba ufite umuntu wo gusosera Imana icyubahiro Imana ishima aho ntangiye gufashwa kuba ufite umuntu wo gusosera Imana icyubahiro no kumukigera mu rugo wakubwira musheri uha Imana icyubahiro hari umuntu uherutse shari muri fiyansaye hari umuntu uherutse kugomba bakanaka yaratashe mu myaka 10 ishize hari umuntu uherutse kuvuga ngo byibuze n'imiti umugore umugabo nagushima ubu yagiye atapfuye none urimo araseka urimo avuga ngo ntabwo Imana izabikora no kuba uhagaze yarabikoze yabikoze kakubita umudamu nk'umuhuri Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro Imana ishyirwe hejuru yo iminota mike Imana ihabwe icyubahiro nabonye agakobwa kawe Imana ikomeze kukarinda mu izina rya Yesu nakabonye disi ku ruriyo bwawe kariya ariko Imana igakomereza amaboko n'amavi ugiye kuzasukunga abanzi nibahaguruka Imana izahagurutsa ingabo abamarayika bazatagote ijuru rizakabambira amahema rizagatwikiye ntirikagasebye hagati y'abanzi ahubwo rizakora icyo byagambiriye gukora mu izina rya Yesu amen Esiteri gatatu ari nako 12 k'umuvugo ubanza usoma umutwe w'amagambo kuko umutwe w'amagambo nawuhawe nijoro ariko ntanabashimiye kwa manta y'abaraka wenda nagaruka kuri nazo yo mu rugo Esiteri 4 umurongo wa 12 titi iravuga ngo Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo haravuga ngo Esiteri yihara yemera mbo ahantu honyine Esiteri yihara mukristo asaba kugira gute wihara wabanje kugira gute ngo ndayemera guhakirwa amafaranga imiryango oya ibyubahiro ishuri ryiza se guhakirwa abana bawe se guhakirwa bene wawe uze kwigaho neza ariko bamara kubaka inzu y'agacurama no kubaka kadasiteri sinzi n'ibinimarize warangiza wagera ku ikaro ryawe ibireba uyu nguyu harya inkweto ni nziza harya abangaba buri nshingiye ko kiriya kitoro kiriya gurupe n'ikizazi wanjye tuzategura yatatu harya n'ubwo umukozi utakora kuko kiriya kitoro kizaza n'ubundi kirangiza byose ni hahandi ngo ariko Esiteri we ngarabyitegereza ariko nubwo mbaye mwamikazi
aritegereza muri bene wabo asanga hari abatagira inkweto, asanga n'abazifite ntaho kuzambarira bafite, asanga nta gaciro na gake bigeze bagira, aravuga ngo ngiye kwiharira bene wabo. Mfite umwanya muto. Umurongo wa 12 aravuga ngo nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Umurongo wa 13 Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro muri iki gihe gisa n'iki. 15 nuko Esiteri atuma muri Moridekayi aramusubiza ati genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose mwiyirize ubusa musabire mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuka. Amen. 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 Ntabwo wumva ko n'ubwanyuma yikaze ngariko ngo niba nzarimbuka zarimbuka. Ubutumwa kugira ngo uzemerwe neza bazakuvuga. Rwanda ndaso na polisi ngaho zashiro, ngaho mu bishanga, ngaho za Samatare, ngaho mu bitaro bya Mashinga twarirukanse, ariko aho tugeze tuba dutuka. Aho tugeze Imana ishyirwa hejuru. Imana ishimwe. Abatamugize yikari mu bugufi banahunze, ariko ndashima Imana ko mu bugufi bwanjye butuma ngera hasi n'inyoroheye. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Nyamara muzamumva mu magambo ndabeshya, ariko ndabakunda shaka. Imana izabumvira mu gihe. Imana ishimwe. Imana ishyirwe hejuru. Ndagira wandebeye Yesaya 6. Imana ishimwe. Ndagira ngo nigendeye yari muri ya mugi, ariko ndebe ko Imana izaturokora. Ibyo abantu b'Imana turebe ko Imana izaturokora. Abayuda bagize ububasha ku banzi babo, kandi babugira atari uko abantu babagiriye impuhwe, babugira atari uko abantu babakunda, babugira atari uko abantu bavuze ngo bazabaho. Gahunda Esiteri nubwo yamaze kugira ibwami, ngo hari ikintu cyamaze gusobanuka. Urasoma umutwe w'amagambo twute vuba vuba yaminota ntaza kuza kuyica, ngiyo wishivuga butumwa ntabwo wongera gutumira. Ariko ndashima Yesu, nanjye mba muri komite nyobozi zitegura ibintu byiza n'ibibi. Ibyiza tukabinenga tukabishukunya, n'ibintu nak'ibibi tukabishukunya, ibyiza tukabishyira ku murongo tukazabikomeza. Umuvuga butumwa wica gahunda ntabwo butumwa nkuru. Imana ishimwe. Ariko tuzarava mu cyumba cy'amasengesho muri akanya gato bavuga ubutumwa buzashyigikira, niba ndumva n'aho bazawujya, ariko dufite Yesu. Mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utemera bakazabona umwami Imana. Uyirezere n'ababishize amanga, kuko umuntu utemera ntabwo azabona umwami Imana. Ariko hari umunsi umwe tuzavuga ati mama w'umwana, mama bebe, hambere umwana tugende tubari rwamagana iyo tuyivuga neza. Ariko ndashima Yesu. Nora mama twacuzanye inkweto, izindi zisiga mu isoko musiga amagomero. Imana ishimwe. Iyi Mana yayikoresha inkweto mu isoko ngo hagurukurwemo cyangwa ngo tubonane nkazisigira rubanda. Ariko aho nayicumbikishije imifuka 2 ya sesufuresi barayiriye barayima, nta n'uwampaye n'ubupfusha,
ariko nta mpamvu mfite urubanza kuko iminsi Imana yambaye gusohokamo naratinze. Imana ishimwe. Sinavuyemo nkongera nkajya guhakwa mu bya hoteli nkajya nasirika ibya sona ariko ndashima Imana. N'ubundi umuzamu yaramaze igihe yarisha akazi nangije aravuga ngo nta wundi muntu bibirangize neza. Reka kumusezeranya ko sibira abantu Imana aratugaburira abadayimoni. Sibyo Imana yahabwa icyubahiro. Arasinzira asa agahinda afite yahagasinziye mu minota 30 yakwihanganye tugasenga Imana ikuraho agahinda yamara gukuraho agahinda yagera mu rugo afata Imana atiye nyirahira ariko turahanga tugacuranga tukaririmba tukananezerwa. Erega ahangaha nta muntu ukwitayeho inutiyitaho wasiga nutiyitaho urasiga nutirebera amaso urasiga. Buri wese afite agahinda mva n'itangazo nta gahinda hagasimuka. Bambaye n'akamikoro keza yari yanjye ndashaka piriya miviyeri by'abashyitsi. Imana yambaye icyubahiro. Uzi ko mikorofone ushira umuriro uvuga cyane ubanavuga ariko Imana yambaye icyubahiro. Komera tugenda ufite umusaraba ivugira Imana mu minota mikeya hasigaye tuzibana muri Yerusalemu. Ahandi urasoma imirongo 2 gusa umutwe w'amagambo ni mirongo 2 gusa ubundi twivugira Imana agateka turi. Yesaya ibice byaho 6 murongo wa 1 n'uwa 2 gusa ngo natindre. Aravuga ngo Imana yiyereka Yesaya iramweza iramutuma. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, 2 yayatwikirizaga mu maso he, yandi 2 yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi 2 yarayagurukishaga. Amen. Gatatu umwe mu ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati Uwiteka Nyiringabo arera 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Nguyu Yesaya mu mwami Uziya yamaze gutangamo ngo nibwo Yesaya yerekanye ryatangiye gukora. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo Imana niturwanire ikora ikintu igizigirambika mu butwamagana nigira ibyirambika isohoza ibyo yavuze, nigira ibyo yica isohoza ibyo yavuze, nigira ibyirambika kugira ngo iyerekwa risobanure. ngo Yesaya umwami Uziya agihari atagihari ntiyajyaga mu rusengero gasobanura iby'iyerekwa, ntiyabashaga no kurivuga ngo risobanuke. Ariko Uziya amaze gutanga Imana yice Uziya. Imana ikwikire Uziya, ikwikire Uziya wicaye mu rugo ntabwo wongera gusenga yindi n'igitenge kimwe. Ikwikire Uziya hari abamarayika n'abakirabu mutagera kubona mu maso yawe. Ndabona abakirabu abona abasirafu ngo bari kugendesha ku mababa yawe. Ariko ndashima iyo ugeze hepfo gato Yesaya ngo byagiye bimunezeza cyane kugeza ubwo n'ubutumwa yagiye butanga. Impamvu mutaratanga ubutumwa mutaravuga n'ibyo Imana yabakoreye muracyari kwibagirwa ni muri Imana mu byo yakoze. Rero Imana mu byo yakoze no kuba abandi bari gukubita inkoni za buri munsi akabona nta nkoni wakuze nuko hari icyo Imana yakoze. Haleluya. ngo uyu Yesaya yatambukaga arimo aravuga ubutumwa, arimo aragenda ahantu hose mu masinagogi, arimo aragenda muri Etiyopiya no muri Etiyopiya. ngo Yesaya Uziya yajyaga munsi y'igiti gatuti niyo yabaga agenda avuga mu muhanda Uziya yaramubwira ngo ceceka ntabwo ari ukuri kuko wasoma umwana muri iki gihugu. ngo ariko Imana imaze kubona
iragenda yica Uziya. Imaze kwica Uziya, Yesaya yatangiye guhanura. Ngavuga icyo yavuganye n'Umwami Imana, ndatangira kwamamaza ubutumwa bwiza. Yukomeje niho yagiye abaho Umwami Imana azantabara. Icyo gituma namwara ngakomera mu maso yanjye, ngakomera ku rutare. Ayo Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo ubwize ukuri, Imana ikwicire ubuzima. No kubuguranye umubare bya bitoki byacitse mu miyobozi, no kubujya kureba ifu ya nyuma ni buzi, no kuba bakubwira inanasi yapfuye barimo amakanda bakunda gusigura ni buzi, no kuba utakora ku bihumbi ijana mu wumva uko birwa uzi itakorera ijana, itakorera ijana. Igihe nagiye gusenga mvuye guhembwa agashahara k'ibihumbi magana ye k'amezi 3 bari baragiye bampa duke ibihumbi 200 ndufite kwitaba amagini nishe. Imana ikwicire Uziya. Iyo Uziya gihari niyo ucuruza barabiroga. Ebinifone Sansoni, iyo Uziya gihari ntabwo wiga n'amashuri arangire. Iyo Uziya hari no guhanura hakuzibya. Iyo Uziya hari ntabwo wasigaye kumvikana mu rusengero. Iyo Uziya hari n'ibyo wahanuye byose waje gupigira. Ariko iyo Uziya amaze gupfa ubuhanuzi bwe bujya bwagira agaciro. Iyo Uziya hari Uziya yicaye ku ntebe atanga amategeko yo kuzajya umwuka w'Imana, ariko Imana ikwicire Uziya. Imana ikwicire Uziya. Ndashima Imana. Ejo bundi nibwo Imana imaze kunyicira Uziya, nagiye kubona ngo uzaze kuri televiziyo. Kuki mutasimbareka? Kuki mutampaye televiziyo kare mu mateleviziyo mwande ni musibe? Ariko ndashima Imana kakabangana bameneye nanjye muri ya myaka mwashiye, nanjye umunsi nitwa umubyeyi. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana aho kuri 20 z'ukwezi kwashize twadusigaje twujuje imyaka 8, 24 z'ukwa kane Imana ikubita umwana nanjye udaheza. Ndakererwa n'agahungu kanjye kari karimo kari kurya kandi mbona ari gashaka ndagakinisha ngiye gusohoka ariko Uziya yaravuga kandi sinjye wigishijeho simvugiye ubuhamya bwo wigishije kuri Uziya. Ni uko Imana yambwiye ngo igiye kwica Uziya. Imana yambwiye ngo igiye kwica Uziya muri aya masengesho, ariko mbona
niko mpaguruka Imana yambwiye ngo hano harimo umuntu ngo wari ugiye guhambira ave mu rugo. Imana yambwiye ngatambuka mubwire Imana yambwiye ubundi nigendera mu gatambuka nasi ngo yari agiye guhambira ngo ngararambiwe ngo ntagasahura muri izi ntambara. Nabanguke kandi Imana si yateze ibitambaro gusa. Tugiye gusenga Imana ishobora byose. Ndahita mubwira ikintu Imana yambwiye ubundi nitahe imisubire iwacu. Ijambo ryarambwiye turokoye cyane n'uyu munsi iracyaturokoye. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi kuvuga ngo arashaka ubutabazi bwo kurya muri aya masengesho. Naze hano tugire Imana tugire vuba tugire hano tukanga mu bahanga. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusengera umuntu Yesu afite ububasha n'ubushobozi. Ijambo ryarambwiye ritwita iki? Icyaha. Tugiye gusenga Imana ivuga ngo Mana hari ibintu wakwimika. Nagiye kubona mbona aba bantu aba ngaba uko ari bari numva ijwi rirambwiye ngo rimanutse mu muriri n'umurindi. Iyo wumvise umuriri w'ibitwaho, iyo wumvise umuriri w'ibikwirukankaho birahunga. Imirindi yabyo yonyine dore bigize gutya. Imirindi abantu barayikanga. Kura muyobozi ujya wumva umuntu wumvise imirindi yakoze icyaha mutaranamubwira ngo hagarara aribwiriza kuko yumvise imirindi. None Imana numvise imbwira ngo sigaho ku rusengero. Subyaho niyo yarwubatse. Subyaho nta n'ahantu na hato uri bujye. Ahubwo intare igiye ihindura urukwavu. Gomera Imana amashyi. Kandi Imana yacu irashoboye. Ariko Imana ihangane ko mutuye hafi rwamagana bari mu kuzaba ku butaka. Imana agateka gato. Imana ihangane. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibisabo. Bayobozi mupanga amasengesho kuba tuzakora. Kuko ibintu Ariko mwakomera Imana amashyi. Imana yambwiye ngo kubera ko ari Imana yubaka igakomeza. Hagakangwa n'iminsi umuntu amaze iminsi bashaka kumwigiraho karate. Ahubwo Imana yambwiye ngo amaboko ya karate igiye kuyaha Bibiliya. Yambwiye ngo havuga ikigero cyo n'umubwira ngo narugumemo ngo narwicayemo ngo nta nubwo n'umuntu azawugera kuto. Dufite Imana ishobora byose. Mana we mananurira amaso yanjye ku misozi. Nabonye hari amaboko yaragiye kubarwanya akabazimanganya burundu. Aya magurupe y'amasengesho arahanga ntazongera kugaragara. Ariko Imana irambwira ngo izanye amaboko yo kugira ngo ashyikire ibashingire igiti. Nazamutse nikatiye hariya. Imana irambwira ngo uriya mugabo wa Zerofoti mushuti wanjye irambwira ngo kubera ko ari Imana ngo ntabwo ukibikoreye byose wowe ukebutse ufite hano Dodani. Yambwiye ngo ntabwo ukibikoreye ngo numara kubirundarunda ngo umuyaga ubitwara umunsi umwe uturutse mu kirere n'impande zose. Irambwira ngo umurozi wagiye gukura mu by'uko utama umwobo ariko tuzabareba tukaza kuza bigafata uyu mugore ufite Dodani bigafata uyu musore ufite Dodani n'uyu mugabo biraho. Irambwira ngo kubera ko ari Uwiteka yivuze ngo curuza ikavuga ngo ukora ikavuga ngo twara ntivuga ngo ibyo batwaraga bitwarwa na rubanda. Zenitafo irambwira ngo kubera ko ari Imana ishobora byose.
urimo urashima kandi inkuba yitubagaho ukagora parisi marayika arayikurinze dufite imana yambwiye ngo umurozi wateranyemo hano ngo yabonye ko uburozi bwamunaniye imana irambwiye ngo ishatse yagukoze isoni igihe wahereye ngabo hanze bongera bakubona ko bari barakubona igihe ngo wari warahereye inaguhigahiga ngo nongera gusohoka bizakwica kandi arambwiye ngo kubera ko ari Uwiteka nene sansubire bone drahe waguhamagaye ugabanye vitesse kari gace magambo y'amazina make kuvuga abantu bake gutanga inkuru z'abagenzi ba gace aho gutamiza zabo n'ibimano by'umwuka ufite imana yo gusema ufite imana yo kandi ndashima imana ngewe ukusanya ko nahamaga nuko niko nzanago ndashima Yesu sigira uko dusaba umwuka aba ariko tuzaguma aba ariko tuzanakomeza ariko ndashima Yesu uramuga muri yatangiye siyashikaho ufite rata none sigo ufite na kamera ariko imana ntikora imana ihemba ikanamura imana igira neza imana izatugirira neza ndashima imana ko muri rwo kuba imana yambwiye impamvu yabatinije ngo muhagarara aha ngaha yambwiye ngo ntabwo ingoma ivuzwa n'ururimi yarambwira ngo kandi ingoma ntihuzaho hakurya y'imiyenzi kandi irangije irambwira ngo kubera ko ari imana ishobora byose ifite ububasha n'ubushobozi
se w'imfubyi n'abapfakazi Imana ishobora byose irangiye igiye kubona irambwira ngo Nyabingi zavuka uzisengere zizabakurikira gusa tukaba gusa ku musozi mugende mwicara dushima Imana ishobora byose amakuba yose wari urimo mugeni irambwira ngo mu muryango wawe hari umuntu uza kugira Nyabingi nyinshi zazigenda zikagusubiza ku makuba adashira buri munsi ngari kuwiteka muri aya masengesho agiye kukwita gusenga Imana ni byinshi ariko Imana iramwe ngo tuzagaruka hari amaboko twabona ayiwe ndi kureba abantu bagiye kudashima Imana ariko Imana iramwe ngo hari amaboko ariko mushakire haleluya Imana turagushimye turagushimye yo kandi natanyubahirize murakoze Mana turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga tugushimye ko Alfa na Omega w'itangiriro n'iherezo ndabakubanye nawe usanga guheruka abakobwa barataramye abagabo barataramye abasore barataramye ababyeyi barataramye bakeneye kugira neza kwawe bakeneye guseneka y'umwami wacu yapfa abantu bakagubwa neza bakeneye ko wazamura ingabo ziri mu kibaya zazibagose bakanyura mu kibaya batambagira ngwino bagirire neza wemura imitima yabo waze kwifuza kwabo abakeneye guheka ubahekeshe abakeneye gusaba bakanakoga bakwere abakeneye kurengerwa barengere imfubyi n'abapfakazi n'abakobwa barengere abari mu karengane barenganure abari mu makuba barwanirire abakoraga bigatonyera mu bahemure ohereza imbaraga ohereza umwuka wera ohereza ubutabazi ohereza umuvugizi urengera ubwoko bwawe Mana yacu Mana nkuru ugenderere kuri musozi yakoreka igitangaza cy'uko izi gurupe zateranye ahubwo ubutware bwawe ni bose abayobozi b'iri torero ntibakabura icyubahiro bateranye ntihakabura icyubahiro Mana wari ntihakabura icyubahiro baje mu masengesho urukundo rwanjye rukomeza kugaragara umwuka wera nayobore ahagarare mu murimo w'Imana ubuntu bw'Imana bukomeza kuba kuri bo Mana senze nizeye ko wumvise gusenga senze nizeye ko hari icyo ukoze hindura ibyanze guhinduka ukize uburwayi mu bantu bawe urinde amakuba n'agahinda ku mitima y'abantu bawe icyubahiro cyanjye kibe kuri bo nawe n'ibihe bidashobora koza iminsi yawe isezerano amen tujya dukora umurimo w'Imana cyokora harimo abo Imana yagiye itwara dufite abacu bagiye bava mu mubiri na n'ubu turacyabunamira hari abantu Imana yatubwiye ngo ndabacyuye kandi uko Imana yagiye ivuga yaratubwiye ngo harimo abageni bamwe yagiye batwara murabazi ariko twebwe turacyariho igihe kimwe twagize kuba cyo umutware Mama Ngabo ubwo yatahaga ariko twasenze Imana kugira ngo Imana imbaraga zo gukomera mu barizerwa bagiye cyo kwasi nashoboye kubamenya n'abahanuzi ariko na Mama Bibi yaragiye kanagera Imana yavuze no bita Yesu bose bagiye bataha reka tubimane n'ibintu tudatinze twavuze ngo bari gushima Imana Manuel arashima Imana uza aratanga message kandi byose tubyubahiriza reka Yeah.
ikatugira abakristo. Nibyo igiciro gikomeye abatabizi ntabwo babimenya. Njya mbona abakiri aho twari turi, ariko aho twavuye n'aho tugana turi umutwe ntabwo tubemereye. Yesu ashimwe. Unyihanganira ntererewe n'umudamu yari ntabwo turazana, ariko iyi gurupe nshumugisha ni umuryango wacu, kandi umukristo twinjiyemo ni umuryango mwiza. Haleluya. Ndashima Imana rero kuna madamu wambaye intajo ntabwo twazanye kuko yari afite muzakire mu izina rya Yesu. Ubutaha turabitegura tuzaza twese n'abana kuko Murezaderi bivuze tuzaza kuko twaragutse, ndetse ko twinjiyemo turi umwe tukaba babiri tugatwara umuryango, ubu ni byiza kurusha. Hanyuma abatanzi nitwa Kwizera Emmanuel, ayo niyo mazina Uwiteka ahisemo ko nitwa, nanjye Nzabure na mugenzi wacu yatashye. Nzabure nawe yatashye, byari muri gahunda y'Uwiteka, natwe tuzataha, ariko hahirwa abataha batahe mu mwami. Yesu ashimwe. Ntabwo twe dupfa, ahubwo tuba turuhutse imiruho n'imihati byo mu isi, niko biri tubwira ngo Mwuka Wera akaduherekeza ariyo mirimo myiza. Yesu ashimwe. Ayo ni amazina yanjye, ubundi mbere nitwa Ntahonda Buduru. Ayo ni amazina y'amateka, ariko Imana izi amateka igahindura n'amazina. Ahantu uri kwamagana abaranzi banzi ngira Buduru, ariko maze gukizwa hari ibyo Imana yakoze. Banzi mu nzu ndi mu rugo komeza naho mu myaka 3 ariko ndareba. Yesu ashimwe. Reka mbabwire, hari Batoromayo wa cyagihe, ariko rero ndi Batoromayo wo muri bisi kuko narahunze nkajyamo bwose, ariko Imana yanga tuzagukiza niho bikoze akorwa n'iso nanamubabarira. Yesu ashimwe. Kuko nabwo Imana wamaye perime, wamaye kugira ngo bazantware, kandi warambwiye perime ukanayimpa. Hanyuma se ko nyuma ya bomba caho ntwaye n'imodoka kuki badakizwa, ariko mwihangane bazakizwa. Yesu ashimwe. Bazakizwa n'abatarakizwa bazakizwa. Iminsi imperuka yitezwayo kugira ngo abaragwa agakiza bagwire. Yesu ashimwe. Ndashima Imana rero ko yampumbuye, nari mu mikaya agakiza ikanampumura mu buryo bw'umubiri, ari n'amashimwe. Reka soreza aho mwanya mfite n'umutoya mu natubohore isubire Kacyiru Kigali niho nkorera. Reka tuzamure Imana yacu icyubahiro. Imana hano icyubahiro. Tuvuge ngo amen. Amen. Dufite ibyo kuvuga. Uyu mwana yamaze imyaka 3 atagenda, kandi abantu bamusenga, ariko uyu munsi dore aragenda. Mama we yirirwaga amuhetse. Ndabonye. Mama we yarahoraga amuhetse akavuga ngo mama none uko Imana irakora, ariko nzakugurira iki? Dufite ibyo kuvuga. Dufite amashimwe izaba imaze imyaka 8. Dore nguriya nawe nazanye nabona anatanga tugatagabwiye. Imana yamuhaye ibipangu muri Kigali. Urumva Imana iri gutinisha nagutegera mu myaka 8 yabonyemo n'inzu nziza abona n'igipangu, ariko twavuze ngo amen. Dufite ibihamya by'ibifatika. Mama barahata agacurama hano muri Rwamagana. Imana yamuhaye inzu y'agacurama, wigeze wese atera isari mu masono rini afite porotayi imeze ukuntu. Tuvuge ngo amen. Natwe Yesu yakoze. Ubuhungure ejo gato gusa Imana igiye gukora. Tuvuge ngo amen. Ejo bundi Imana igiye gukora igitangaza. Bajya kudutuma Imana yakoze. Tuvuge ngo amen. Uyu Sirage ni umuyobozi ukomeye. Imana yamwubakiye Kigali amazu arenzamo imwe. Afite ahantu hari alimentation y'ugiriwe, kandi mu gihe cyashize iryo
twari mu barinzi dushoje amasengesho anjyana iwe araje arabyivugira amaze kunjyana iwe dusanga aho bari baramuhaye mu kiraro gutura inka yahakase noneho agiye kuzumanira amenya igikoma cy'imyumbati kidafite n'isukari ariko murabyumva rati afite ibipangu tuvuge ngo amen afite inzu nziza muri Rwamagana kandi si ibyo gusa Yesu akomeje gukora kugira ngo muri ijuru umugisha Yesu arakora tuvuge ngo amen Mana we turagushimye. aramateka Imana yahinduye Turagushimye. Turagushimye. Papa we turagushimye. ikomeje kubaka ibikorwa Turagushimye aho ugiye gukora. nayiha icyubahiro Tugushimiye yuko utanga ufunguza abantu bagakingura. hari ibyo abana be bose bari bagiye Tugushimye ko tutakirara mu abadayimoni nabo bagize n'ijambo ariko uyu munsi abana be ni bazima abana bose baguye hasi bwamuyobeye ariko ubu ni bazima Imana iracyari ku kazi kandi iracyakomeje gukora tuvuge ngo amen kugera iwe ari mu bipangu hari n'imodoka y'agaciro imodoka ihenze cyane tuvuge ngo amen Imana iracyari mu kazi ibyo muramuzi cyane kugera iwe nawe afite impande zose urahaye Imana kandi hari igihe yabaga muri kirango cyane ariko umunsi ari muri impande zose Imana ugeze gute urahari bivuga ngo n'ibindi bikomeje kugira gute kubikora uyu nawe afite iwe Imana yaramwubakiye n'agakodesha tuvuge ngo urahari tuvuge ngo irahari uyu yitwa Fiyete tuvuge ngo amen umukobwa we afite inzu Imana dukorera ni iyihe ndamubwira ngo ukizamu kuri yasiyari wawe urumva telefone y'umugisha ukigera haruguru ya Sensubizo akigera haruguru ya Sensubizo umuntu aramamagara ati sheri wanjye wanyemerera ubundi tugapanga iyo minsi Satani umuzima arapfa Imana imukorera ubukwe yamuhaye inzu zanzu zivuga ngo ni igitangaza ni inzu bita konoshi ariko buri ruhande rwose rufite uko rwitwa uruhande rwose ruvuze ngo barabikoze rwakanavuga ngo haleluya barangije baramusiba baravuga ngo ntazabya turongera dusenga Imana Imana yamuhaye umwana mu gihe kitarengeranye kiramuha twavuze ngo amen nawe ni umubyeyi ushima Imana natwe arimo gukora ari mu kazi uyu bamwita gusa bamwita Meshaki ubwo byari byamucanze arimo akunda akabatigeze gutya Imana yamuhaye umudamu w'umukonabo akuriye ikigo cy'ibitaro gikuru cyane cy'ahantu bita Muhanga ubu ni umuyobozi ukomeye yabaye umuyobozi ariko abana barimo barasoza amashuri babona amadiplome abandi bagiye no mu kazi hari akazi bagiye abandi bita shukuru uyu ni mama namubonye Imana ikomeje kugira gute gukora kandi ntakodesha tuvuge ngo amen namubonye nguyu afite n'amuzu ejo bundi yashyingiye ahantu heza umukobwa we nawe aba mu nzu muri Kigali bwa mu mpande zose kuza gute mama uwo muzima twiririya ageze niba nawe yita imwubakira mu mpande zose ugeze gute yari afite imeze gutya ariko yamuhaye impande zose ugeze gute
data na Mungu kwa imani muhayozo satana shaka satana shaka kumuchukuru ariko Yesu itazana bikansera kiragute abishesha gachi Tubuye Muhammad na watu huwa mitaka pekee mramuzi ejo muri satani Yesu ndakiba kandi mana y'umwana wasi ubariga nawe nakodesha afite nakazi n'uyoboye kigo urumva data kundari mukazana agiye kugira gute gushingira batemera batatemera agiye gushingira amen uyu ni umukobwa wacu n'abesha bundi Imana yamucinye ishuri twavuga ngo amina data ni mu kazi haleluya akabona ntabwo ihinduka bati barabaye mu buyobe ariko ubundi twebwe dushakirwa mu bwenge ariko mwanyikirije mukavuga ngo amena cyane Zaburi ya 62 umurongo wa 12 na 13 miliyoni ab'inyuma murimo kumva 62 Gusa mutobarire saa 11 turaba dushoboye reka tureke bazabisoma turicarana twese turi kumwe barangije tujya kuba tubana aravuze ngo ubwo buriya runaka yisinge ntabwo turi mukugire hano aravuga ati buri ugiye kurikira muri sirage noneho ugiye kwishingira ni mu nziza sirage aragira aravuga ati kuba tutarapfuye kera gusa turacyatuye imyaka yacu y'umusaza aravuga ati ntuzakore ikosa ariko tuvuge ngo hano ariko Imana ishimwe twese ko yadukoreye tuvuge ngo amen Yesu nashimwe reka aba bose musohoke bari badufotora amafoto Zaburi ya mbere